Tugiye kubabwira ku mateka ya Munezero Aline uzwi nka Bijou. Ayo rero Munezero Aline niyo mazina yishwe n'ababyeyi. Ni imfura rero mu muryango w'abana batanu, akaba ari umukobwa wivugiye ko akunda gusenga cyane, akaba akunda n'umurimo cyane. Yavutse rero mu mwaka w'1995 avukira muri Kigali hari i Kanombe. Amashuri y'incuke yayigiye muri Nono. Umuryango we rero waje kwimukira i Butare, amashuri ayakomereza i Butare, nyuma aza kwiga ibyumba. Nyuma yo kwiga ibyumba rero aza kuhava ajya gusoreza amashuri ye mu gihugu cya Uganda. Yiga rero mu mwaka wa gatandatu mu mashuri abanza nibwo yatangiye gukunda ibijyanye na filime. Icyo gihe yakundaga kureba filime cyane zari zigezweho icyo gihe. Ageze rero mu mashuri yisumbuye niho yatangiye kujya akina amateatre, akajya bifatanya no kuvuga imivugo ku ishuri. Nyuma rero abanyarwanda nabo batangiye gukina filime, aza kubona filime yitwa Ikigeragezo cy'ubuzima. Akimara kubona filime rwose yagaragayemo Aline Gahongayire, Bangenzi n'abandi bakinnyi benshi ubu ngubu bakomeye cyane hano mu Rwanda. Niho Aline yaboneye ko ibyo yabonaga nk'inzozi bishobora kuzaba impamo ku buzima bwe, akaba yazava umukinnyi wa filime ndetse ukomeye cyane. Nyuma rero yo gusoza amasomo ye nibwo yaje gushaka nimero z'umwe mu bakinanaga filime witwaga Pauline, wakoze filime yitwa Ndi Umukristo. Aramuhamagara ndetse bahura mu gikari cyahariya kwa Rubangura, amugezaho igitekerezo cy'uko yifuza ko yaba umukinnyi wa filime. Byaje rero guhurirana n'uko mama yari afite projet ya filime arimo gukoraho, ahita rero atangira kumufasha kuva ubwo. Filime ya mbere yakinnye rero yitwaga Bazirunge. Kugeza ubu ngubu amaze kugaragara muri filime zirenga 8 zose. Kuri ubu ngubu azwi nka Bijou wo muri filime bitwa Bamenya. Uretse ko nk'umukinnyi wa filime ni umucuruzi ku Murindi. Ibintu by'ubucuruzi yatangiye byo kubikora akiri mu mashuri akiri muri Uganda. Mu kiganiro twabashije kuganiriza ndetse kigiye kino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, nicyo nakuyemo byibura ibintu yavuze bifatika cyangwa se ibintu yavuze bishobora kuba byahindura ubuzima bw'umuntu. Ari nera akaba yaratubwiye ko ikintu cyatuma umuntu agera ku bintu umuntu yifuza, ikintu cya mbere ni ukuba umuntu atacika intege, cyane cyane ugakora ibintu we wumva ukunze ibintu byawe bikurimo. Ikindi kintu rero ni ugusenga, ndetse kandi hamwe no gusenga no kudacika intege no gukora, ibyo ni ibintu bishobora kuba byagufasha guhindura ubuzima bwawe ndetse nta kintu na kimwe utageraho muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi. Yashimangiye rero rya jambo rigira riti mu bantu bose haba harimo abantu abeza ababi, haba harimo abantu bakugirira neza, harimo n'abantu ndetse bakugirira nabi. Ibyo rero nibyo njya nkunda kukubwira yuko mu bantu bose ubona nk'ingegera ashobora kuba ari uzawukurerera, ndetse kandi mu bantu bose uba ureba hanze ahanga uri usuzugura ashobora kuba ari uzakurerera, ndetse kandi uriya muntu wowe ubona usuzugura udaha agaciro ashobora kuba ari umuntu ufite ijambo rya nyuma ku rubanza rwawe. Ibyo mbabwira rero mugikunda kwitaho cyane ni ibintu by'ingenzi ushobora kuba wakwitaho mu buzima bwawe bwa buri munsi. Buriya mu bapasiteri 100 bose ushobora kuba wasangamo harimo n'amabandi, kandi ufashe n'amabandi 100 nayo ubwayo wabonamo abavugabutumwa. Ibyo ni ibintu rero ugomba kuba watekerezaho cyane. Aha rero ari ntari ijambo yatubwiye rikomeye cyane kandi rinatangaje, ati ku bijyanye n'Imana tujye twinda gushya mu bwenge bwinshi. Yavuze indi jambo rikomeye cyane, atujye umenya ko ibibazo ufite cyangwa se ugwana nabyo none ahangaha ujye umenya ko undi muntu umaze imyaka irenga 100 abana nabyo. Ati kandi iyi saha ibyo weho urimo kuririramo hari undi muntu ubiririra. Ikindi ati kandi ujye umenya yuko weho uko urimo kurira ubona ko nta gaciro ufite, ujye umenya ko munsi yawe hari undi muntu uri munsi yawe, we none uri na hanyuma yawe kandi nawe akaba akiriho. Urimo kurira kuko wabuze kwishyura inzu uyu munsi, wibuke ko hari undi muntu umaze imyaka runaka we none hadafite n'ahantu aba. Uri kurira kuko wabuze yo kuba wagura inkweto, ariko hari umuntu udafite n'ikirenge yambikaho na za nkweto. Ibyo bamwe rero baririramo hari abandi runaka babyifuza. Yarongera aratubwira ati rero buriya kubaho neza ni ukunyurwa n'ibyo ufite. Ikindi kandi kwihutisha ibintu bituma ubaho nabi cyane ndetse ukagwa no mu mitego myinshi cyane. Iyo ushatse rero ko ibintu byihuta birapfa, bituma ugwa mu mitego kandi wowe utakaguyemo. Arinavuga ati hari igihe dushukwa n'amarangamutima akaturangaza tukayerekeza ku bitari ngombwa, bikaduma amaso yo kuba twakwita ku by'ingenzi kuri twebwe. Buriya amarangamutima ashobora kuba yaguhuma amaso, bigatuma wakwirengagiza bya bindi bisobanuye byose mu buzima bwawe, bikaba byatuma utareba bya bindi by'ingenzi ugakomeza kurangamira bya bindi bidafite agaciro mu buzima bwawe. Niyo mpamvu rero nujya gufata icyemezo ugomba kwirinda kuyorwa n'amarangamutima
amarangamutima ukayashyira ku ruhande. Mu byemezo byose rero ugiye gufata ujye ubanza making sure urebe neza ko nta marangamutima biri inyuma. Nusanga birimo amarangamutima ujye ureka gufata icyemezo, ujye ukihoreye rwose. Yaravuze nanone ati ubuzima ubayeho niba bugushimishije nta kintu bivuze uko abandi bose baba bagutekereza cyangwa uko baba bakubona. Ibi wewe upfa kuba ubuzima urimo ubona bugushimishije, icyo baba bagutekerezaho ntacyo kivuze, upfa kuba weho ubuzima ubayemo bugushimishije. Yaravuze nanone kandi ati buri gihe ujye wibaza kino kibazo, ese ko ntazi uko ejo bizamera, ibyo nkwiye gukora uyu munsi nabikoze ubundi ubu. Ni ukuvuga rero ibyo bintu ngire ngo buri wese wakabaye abimenya akabaho nkubaho nkaho uyu munsi ari uwa nyuma. Kora ibyo usabwa ugomba gukora muri uyu munsi nkaho umunsi w'ejo wowe utariho, cyangwa se nk'umunsi w'ejo nkaho utazajya amahirwe yo kuwubamo. Niyo mpamvu rero wakwibaza ati uyu munsi aramutse aba ari wo wa nyuma kuri wowe, wakwishimira gukora ibyo uri gukora none ahangaha cyangwa hari ibindi wakabaye urimo gukora? Nusanga igisubizo ari yego, shyiramo imbaraga cyane ibyo bintu bikomeze. Ariko nusanga igisubizo ari oya, ni igihe nyacyo cyo kuba wahindura paje ugahindura icyerekezo wari urimo. Yaravuze ati nanone kandi ko umuntu yagukorera ibi ni ibintu bisanzwe kuruta uko umuntu yagukorera ibyiza. Buriya kuba umuntu yagukorera ikibi nta kibazo kirimo, ko ni ibintu bisanzwe cyane. Isi tugezemo n'ubundi biragoye ko umuntu yagukorera ikintu cyiza. Kuba umuntu yaragukoreye ikintu kibi ni ibintu bisanzwe cyane, kuko isi yose yuzuye ibintu bibi. Ahubwo umuntu yagukoreye ikintu cyiza ni ibintu bishobora kuba byagushimisha ndetse ahubwo bikanagutangaza cyane. Abantu rero bazagutenguha cyane, abantu bazagukora ibintu bibi bitandukanye, ariko iyo wamaje kumenya yuko burya mu bantu bose harimo ababi benshi bazagukora ibibi byinshi, icyo gihe ahubwo wowe ushobora kuba uri munini kurenza ibibazo cyangwa se kurenza bya bintu bibi. Ibibazo rero baguteje byose bisanga uhagaze, kandi ugasanga uhagaze neza cyane, ntabwo bishobora kuguhungabanya, nta nubwo ushobora gutungurwa, kubera ko ibyo byose wari ubyiteze n'undi wari witeguye ko biri buze kubaho. Yaravuze nanone ati gukundwa ni byiza cyane, gukundwa ni byiza kurenza gukunda, kuko gukunda biravuna cyane kurenza gukundwa. Byaba byiza rero buriya ukunzwe cyane nawe ugakunda, ariko icyiza cyane ni ugukundwa kurenza gukunda, kuko urukundo ruryoheye iyo ukunzwe kurenza iyo ukunze. Gusa iyo mwese mukundanye biba ari byiza kurushaho. Ariko nanone kuri Aline we ni byiza gukundwa kurenza gukunda, kuko gukunda n'ubundi biravuna kandi bikanababaza. Yavuze ijambo rikomeye ati buri wese agira intsinzi ye. Aho uri none ahangaha hari umuntu urimo kuhabona nk'intsinzi ye, umwanya urimo none aha hari uri kubona nk'inzozi ze, ibyo uri gukora none aha hari uri kubyifuza, ibyo uri gukora cyangwa se ahantu wicaye iyi saha ubu hari umuntu ubereye muri izo nzozi. Ubu iyi saha hari umuntu ushobora kuba wifuza kuvuga n'ibingibi ndimo kuvuga ubu ngubu, kandi uwo muntu ntabwo aba aryamye, aba ashaka gukabya inzozi ze. Menya ko rero buri mwanya wose urimo cyangwa se buri kintu cyose urimo, ujye umenya yuko hari undi none wifuza kuba nawe yakigeraho. Ibyo urimo ni inzozi z'undi muntu, hari uwifuza kuba nawe yagera nk'aho ngaho ugeze, kandi izo nzozi z'uwo muntu niwe uba uzicayemo. Isi ni uko nguko iteye, isi ni uko imeze. Ibyo ushaka none ahangaha hari ubirimo, kandi ubirimo nawe hari ibindi nawe ashaka. Tuzarinda dupfa ari uko nguko bimeze. Nta gihe kwifuza bishobora kuzashakira muntu, kandi kwiga kunyurwa nicyo kintu buriya cya mbere cyane, ahubwo kigufasha kuba muri ubuzima. Ubuzima bwacu buriya mu bakimbirane bumeze nk'ubw'imodoka neza ziri mu muhanda. Buri gihe iyi modoka ebyiri zihure mu muhanda, imwe icanye maremare indi icanye magufi, biba ngombwa yuko ngenzi yayo ibasha gucana magufi kugira ngo zibashe kubisikana. Ibyo nkunda kubibabwira cyane. Mu makimbirane rero bisaba yuko nubona mugenzi wawe yacanye maremare, wowe ugomba gucana magufi kugira ngo ubashe kuba wabisikana nawe. Ariko mwese mucana maremare muzagongana. Aho nta mwumva ngo umwe ari gukomeretsa mugenzi we, ariko umwanzi wawe buriya nacana maremare. Byaba byiza wowe ucanye magufi kuko bizagufasha cyane. Cana magufi cyane wikomereza urugendo, haguma amagara. Uyu mukobwa rero yarongera aratubwira ati amafaranga buriya ni byose, kuko amafaranga bashobora kugura iminsi yo kubaho. Ushobora kuba urembye cyane ariko wabura amafaranga yo kugura imiti ugapfa, ariko buriya iyo uyabonye iminsi yawe yo kubaho ikaba ishobora kwiyongera cyane, ndetse ugakomeza ubuzima bukaba bwiza kurushaho. Icyo gihe rero ubigeranyije wasanga amafaranga abaguze ubuzima. Niba hari ikintu buriya gishobora kwegera ibintu byose ni amafaranga. Buriya amafaranga ashobora kwitwa byose mu ndorerwamo runaka, ariko ku rundi ruhande ntabwo amafaranga none ari byose, kuko nanone aramutse abaye ari byose
umuntu yajya agura n'urupfu, ukaba uyafite amafaranga ye ukaba utapfa, ukaba wayatanga ukaba wagura urupfu, wowe ugakomeza ukazabaho gusa kubera amafaranga ufite, hakaba hari undi muntu runaka ushaka kuza akagupfiraho ukagumaho. Cyangwa se ukishyura umuntu akakurwarira ntiwumve ububabare, nturware ngo abe yagura ububabare. Amafaranga aramutse abaye ari byose wayishyura ntiwumve ububabare, undi muntu akajya abara mu mwanya wawe. Nk'uko umuntu ushobora kuba wamwishyura kabiri ibyo kugira ngo wenda akore akazi runaka utagakoze, niyo mpamvu buriya amafaranga biba byiza iyo atakuyoboye ahubwo wowe ukayayobora. Ibyo njya nkunda kubibabwira cyane, hazagutwara aho ushaka hose, ariko amafaranga buri uzirinde ko kubera umushoferi, nibyo byiza kurusha. Nanone yarongera aratubwira ati ibintu twakwigira ku rupfu ni uguca bugufi. Twese birangira ubuzima tubusoreje muri metero imwe. Isomo rero rikomeye twakwigira ku rupfu ni uguca bugufi cyane. Aravuga ati nanone buriya ubukire cyangwa ubukene biterwa no kubyumva mu bitekerezo byawe. Buriya kurera neza ni ugukora inshingano nk'umubyeyi, ni ukwereka umwana ikibi n'icyiza, umwana rero we akagenda yisobanurira agahitamo inzira azakurikiza, kuko we ntabwo wamuhitiramo. Ntibyashoboka ko umwana umurinda ikintu kibi. Isi yuzuye ibibi gusa, yuzuye ibibi cyane. Ahubwo toza umwana we kumenya icyiza n'ikibi, ubundi we hanyuma uko agenda akura azagenda yihitiramo, ubwo bazahitamo inzira agomba guca. Nubwo yakwihitiramo ikibi, ubwo wari waramutoje kandi ikintu cyiza, icyo gihe nta rubanza ruhora ukuri kuko wamweretse ikibi n'icyiza, ahubwo we yafashe amahitamo we y'ibyo yifuzaga. Ibyo wamutoje yazabyigisha umwana we, abyigisha umwuzukuru we. Yaravuze nanone ati ibikorwa ntabwo buri gihe bijyana n'amagambo. Ibyo uvuga biva ku mutima, biva ku byo wemera, ariko ibyo ukora byo biva kuri kamere, no gukora ibyo ukunda nabyo birumvikana cyane. Ntabwo buri gihe amagambo ajyana n'ibikorwa. Kuvuga biroroha cyane, ariko kandi akenshi uvuga ibyo wemera, ariko gukora bisaba ubushake, bigasaba n'ubushobozi bw'umubiri cyane. Hari ibyo rero buriya wavuga ariko udafite ubushobozi bwo kuba wakora bitewe n'ubuzima wenda wowe ubayemo. Niyo mpamvu rero buriya kenshi ntabwo ariko amagambo ajyana n'ibikorwa. Iri jambo rirakomeye cyane. Mu magambo yose rero Aline yavuze, reka nsoreze kuri aya ngaya. Yaravuze ngo igihe cyose buri urakaye wowe, igihe cyose ufite umujinya, ujye wirinda gufata icyemezo, ujye wirinda kuba wagira ikintu ukora, ujye wirinda kuba wagira icyo uvuga niba udashaka kwicuza. Ikintu cyose rero buri ukoranye umujinya, ikintu cyose ukoranye uburakari, uvuganye umujinya, uvuganye uburakari, kirangira n'ubundi wicujije uko byagenda kose. Arongera aravuga nanone tw'ubuzima ari uguhorana inseko ku maso yawe, kabone n'ubwo imbogamizi zitabura mu buzima bwawe.